Yes, nongeye kuguha ikaze no kukwifuriza amahoro y'Imana wowe dukurikiranye hano ku THEOGENE TV. Muri kumwe na Nyashya wa Nyashya w'Urushyashya nabashakira ibishya muri muzika, muri comedy, mu mafilime ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Ariko noneho mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo mbanze nihanganisha abantu bagize ibyago, nihangane abo ngabo mwabuze, Uwiteka yabakunze kubarusha ndetse Uwiteka yabakunze kuturusha twebwe ubwacu. Nubona mugenzi wawe agiye cyangwa se umuturanyi wawe agiye, nawe bijye biguhereza kwitekerezaho kuko ntago uzi umunsi ndetse n'igihe. Kandi nawe uri mu buzima bugoye, ubona ibintu byagukomeranye, ubona nta epfo nta ruguru, ihangane, nta mvura idahita, ujye wizera neza ko Uwiteka ari iruhande rwawe. Ndagusaba rero kubanza gukora subscribe ku THEOGENE TV nimba utarayikoze, ndetse no gukora share ku biganiro byacu ndetse no ku mafilime yacu, muzi ko tunyuzaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twagarutse ku muvandimwe mwene data waduhaye ubutumwa ubushize. Abakunzi benshi b'THEOGENE TV bifuje ko twakongera tukagaruka tukamusura. Twongeye kuguha ikaze ku THEOGENE TV. Ni bitangaza. Kumera cyane. Nakuze cyane, Imana ibahumugisha. Ya cyane. Hano habaye mu rugo rero muzani mugakomange. Ndabona Uwiteka yarabatugabije. Ya cyane. Ubutaha muzagaruka. Ya bura hari impamvu Imana yatumye tumenyana. Ni ukuri pe. Iyo mpamvu irahari. Ubutumwa bwawe rero bwakoze ku bantu benshi, ubuhamya bwawe bwakoze ku bantu benshi, badusaba ko twagaruka tukongera tugakomezanya, ugakomeza ubuhamya bwawe. Bamwe batubwiye ati dufite amatsiko yaje kuba umugabo ate, dufite amatsiko y'ukuntu mama we yaje kubaka inzu bakayibamo bakava muri ya nzu navuga nk'ari igisharagati. Ibyo byose bakeneye kubimenya, kuko hari n'igihe watubwiye ngo waje kuva aho ngaho ujya mu ruhango. Ibyo bintu byose rero abakunzi bacu bakomeje kutukwishyuza cyane. Nguhaye ikaze hano ku THEOGENE TV, nawe wumve ko ari iwawe, wumve ko ari mu rugo cyane. Imana iguhe umugisha kandi ku ikaze muduhaye. Ndabashimira rero bahaye ikaze, ni karibu. Abakunze ubuhamya bwanjye ndabashimiye namwe, kandi ni ukuri n'abandi mufite ubuhamya mujye mubutanga. Mba numva ndi mu mwenda wo kugira ngo mutange, kubera ko bwafasha benshi bababaye kandi bashavuye. Rero nkuko reka manze mbasabire umugisha, dusenge Imana kugira ngo Uwiteka byose abiyobore nkuko yabigambiriye. Amen. Mwami Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana idahemuka. Yego. Nerabo side emenigide. Ndagushimira aho ugejeje ukora. Ndagushimira ubuntu bwawe. Ndagushimira urukundo rwawe. Ndagushimira Mwami Elazerayi ko ari wowe wica ugakiza. Ndagushimira ko Mwami ureba aho turi ukareba n'ahazaza. Ndagushimira bene data baje muri ingando, bagarutse muri ingando, mbasabiye umugisha mu byo bakora. Komeza ubane nabo, bane natwe, uha amahoro bariya bose bakomeretse, babona ibyishimo. Naje gusanga utunze ibyishimo, ukwegereye umuha umugabane w'ibyishimo, kandi nasokora ibicuruza. Wowe Mwami, wowe urabifite, ubuturo bwawe bwuzuyemo ibyishimo, ubamera ibyishimo mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nansabye ko nakongera kubaho ubuhamya, mfite ubuhamya bwinshi, mbabwije ukuri. Twazasaba nk'imyaka 5, nibyo nababwiye byose, nsimbukamo byinshi, kuko ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Kuko n'ubuzima burebure umuntu aba yaraciyemo. Hari igihe nakubiswe na marume, mba kwa mukecuru, arambitara uzi ikintu yanzizaga, ngo murumuna we yanumye. Yaranumye kubera bifu bafitanye, aranuma ngo nzana noneho isa anyeneye warambu. Ngeze mu rugo yarankubisa nzirikira mu cyumba, arankubita. Nsigara nibaze se ubundi abantu ni bwoko ki? Ni inyamaswa, ni buzima nyabaki? Nshuti, tugire ubumuntu, twubahane, dukundane. Abantu bafite imitima ya kinyamaswa bayireke, nta kintu yatugezaho. Murakoze rero, mwari mwansabye ko mbaha ku buhamya. Urumva gukoda inzu yo mu rugo yubatswe
byo ni ibindi mama ni kwa kubikiriza 2,000 3 twabona 500 tukamuhereza. Umunsi umwe dutungurwa no kubona mama yahamagaye abafundi batangira kubaka. Barubaka, ibyo bintu byaratunejeje kuko twasubiye mu rugo tureba uburyo habaye amatongo, tureba uburyo n'ahantu ku isi tugira hari inzu yacu, turababara, turarira cyane, turirira mu matongo, turibaze se ni umuvumo nyabaki twavuga. Abantu noneho wareba umusozi wose ukuntu tuye mu masambu y'iwanyu, bari ukuntu n'inzu y'iwanyu ihindutse amatongo. Papa ibaza umubyeyi gufata amategura hejuru akagurisha, noneho n'ibiti agahindukira bigize inzu nabyo akagurisha. Ibintu biba biteye ubwoba, ariko ababyeyi bameze batyo nabasabira ngo Imana ibakuremo uwo muvumo, kuko ntabwo ari byiza. Duha abana bacu imirage, tubahe gakondo. Naje kugera igihe rero ndetse ishuri nza gutangira ubuzima bwo gukorera amafaranga. Nza gukorera amafaranga bwa mbere, umugabo yansanze muri quartier y'iwacu, ansanga ndi kumwe na murumuna wanjye. Twari tumufashije ari gukura imyumbati, arangije aduha imyumbati yo guteka. Ubwa mbere, ubwa kabiri nabwo araza, tumubonye tujya kumufasha, yari afite igare. Noneho ariko aratubaza, ariko yemwe muri bantu bwoko ki ko mba numva mbafitiye impuhwe, ko mba mbona ubuzima bwanyu buncanga, ko abantu mushimishwa no kuza gutora imyumbati yo kurya, muri bantu bwoko cy'ababyeyi banyu babaye. Ubwo kuko ntabwo twabanaga n'ababyeyi, icyo gihe byari bigoranye cyane. Nubwo byari bimeze bityo, byari bikiri intambara zikanganye. Mama yajyaga gukora mu materasi kubera ko habaga ari hafi y'akazi, agafata kugira ngo abaho hafi, kandi inzu agiye kubamo bitaramwemerera ko tuyibamo twese, kubera aho twabaga wari warahaduhaye nawe yashakaga ko tuba muri iyo nzu. Turamutse tuyitakaje nta yindi twari kwigera tubona. Ababyeyi ni abantu b'ingenzi. Yego cyane. Ababyeyi ni abantu b'ingenzi muri ubu buzima. Buriya umunyarwanda we yaravuze ngo akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu. Yego. Mama ubwo se wakibaza papa yatekerezaga iki? Nanjye nyine nicyo kintu ndi kwibaza. Aho twakomeje turavuga, nibaza papa wawe na bavandimwe bandi, kwambwiye ko mwari mwavutse muri barindwi. Papa wawe na bavandimwe bandi na mama wawe bibazaga kuri he mu gihe kingana gutyo? Mama we byari byaramurenze kuko yari abyitayeho. Kuko buri mubyeyi ni umuntu w'ingenzi. Umubyeyi b'abamama bubahwe samahari. Ababyeyi b'abamama bameze nk'abasirikare. Yego. Buri musirikare agira amahitamo yo kurinda igihugu, nta kindi kintu ashingiyeho. Niba hari ikintu nubashye, ejo bundi mvi cyangwa yagiye gusenga kwa gatanu cyangwa, naciye mu ishyamba rya Nyungwe n'amaso yanjye. Uzi ikintu cyambayeho? Ikintu nahisemo gukora, naje nerera saliyuta abasirikare. Nafashe umutwe wanjye nkushyira mu modoka hanze, nza nerera saliyuta abasirikare. Bansubiza, mbaterera saliyuti bansubiza. Haba umuyaga, amaso araza akaguhuma, amarira agashoka. Naritegereje rero, ndeba uburyo barinda igihugu, ndeba ishyamba babamo, ndeba ahantu batuye. Niba hari abantu bo kubahwa muri ubu buzima mu gihugu mu isi, ni abasirikare. Buriya reka nkubwire, ari nkanjye wenda ni icyifuzo cyangwa igitekerezo. Ubundi umwana w'umusirikare ntabwo yagakwiriye kuba yishyura minerivare, yagakwiye kuba yishyurirwa minerivare. Umwana w'umusirikare yagakwiriye kuba yishyurirwa minerivare. Kabiri, nta musirikare wagakwiriye kuba akodesha. Urinda igihugu, utumye igihugu kibaho. Umwanzi uteye igihugu ni we murwana ijoro n'amanywa, urangije uba mu bukode kandi ubonye n'ubushobozi wenda buke, ariko usanga kubaka biragoranye. Ku mwana w'umusirikare aba akwiriye kwiga batarebye ngo umushahara, kuko nukuri abasirikare ntabwo bahembwa.
turebye abasirikare ntabwo bahembwa, nta nubwo twabona icyo tubahemba. Ndi umuntu uhemba umusirikare ku kwezi najya mubwira byibura ukwezi umushahara wawe ni miliyoni byibura, nabwo nishimwe. Ariko turebye ni ubwitange, nta nubwo twabona icyo tubahemba, gusa tuzajya tubashimira, tubasengere, tubasabire babona amahoro. Ababyeyi rero bameze nk'abasirikare, ababyeyi b'abama bafite umutima bumvishe gisa, bameze nk'abasirikare. Naritegereje ndeba ukuntu bimeze, mpita mbikompara na mama, uburyo yafashe inzira atazi yajya, agatega agashakisha ahantu hose paka ageze ku mwana yagize gute, yabyaye. Numva biranunguye, ndarira, birandenga. Mama aragenda, arataha, ashira igihe nk'uko nabibabwiye, ariko nyuma mama araza arangira inama, hamwe atari kuzi ko hari ubundi buzima butaro. Hamwe tuzi ikintu ngiye kugukorera, uzi ko ngiye kukurangira akazi. Kameze gute ukiri kwa baba se? Ubwo urashaka kunkura ku biryo nkajya kwangara nawe rero. Abona ndiseriye kandi namubwiraga ndiseriye, namubwiraga wasanga yampfuye ko nirira ameze neza afite amahoro. Mama aranganiriza, yahise amfata anyohereza i Kigali. Mva nayo maze kumenya guteka, maze kumenya utuntu twose twibanze, gukoropa, mbega maze kwisanzura. Ndangije ariko nyiri mu ruhango gatoya, uzi ko naguze isabune. Warayiguze isabune? Naguze isabune nyita telefone. Reka da. Abantu bo mu ruhango, buriya mu ruhango haba abatubuzi ku rwego rwo hejuru. Genda guze isabune nzi ko ari telefone. Baraza banyereka telefone, bankirira muri envelope, bambwe bati ibisambo bitari bukwibe. Ati tware muri envelope atuze kuyipfundura. Ngeze mu rugo nsanga yahaye isabune. Dikanga. Ni ahantu haba ubutubuzi, ni ahantu naho haba isomo rikomeye. Umumama bara rero nuko nguko, umumama barandangiye, andangira akazi i Kigali. Uva kwa ba basore? Kuri ba basore. Andangira akazi ahantu bita kuri Alpha Plus. Nanone ko mu rugo nahembwaga amafaranga, icyo gihe numvaga ari nka miliyari 12. Hari muri 2000. Amafaranga urayumva menshi. Subona byibura nari mfite nk'imyaka, icyo gihe nari maze kugira byibura nk'imyaka 20. Wari umaze kuba mu nari maze nko kugira mu myaka 20. Nkorera 12 we. Numvaga ko ariyo nkorera, havuga nishaka nubwo mwanyicaraho, nubwo mwambabaza gute. Yari umumama ukaze. Habyuka nkoza nk'imodoka nk'eshatu. Nkakoropa, nkateka, nkafura. Ariko shara abantu bafite umutima mwiza mwibanga. Hari umusore w'umushoferi yajyaga areba akazi kamvuna, w'umushahara membwa kumbi abona atari umushahara. We yarawugaye, agaca inyuma nkabona amaye 5. Ibaba we. Imana yapfunguriye umugisha aho hantu. Mitambwira Imana, narahinjiye ndavuga Mana, nshaka gukora akazi ko mu rugo kuko imibabaro nahuye nabyo ni myinshi. Nkumbuye barumuna banjye, nkumbuye mama, nkumbuye kureba abaturanyi n'amaso yanjye. Ndayibwira ni basi amafaranga mu gihe kingana n'amezi 2 cyangwa se ukwezi n'igice nahenge kureba famiye. Icyo gihe cyarabaye, kimaze kubaho, ndakora barantumaga guhaha, nkabona uko ngavura, nkagavura nk'ibyo 3-4, najya gufura imyenda y'uwo mushoferi, nayamusubiza akambwira atayo naya waba yasigayemo. Ukwezi kwagiye gushira mfite 20,000 atari ku mushahara. Urumva umuntu atari yabaye umukire, byarangiye. Ikintu nari nshigaje, nari nsigaye numva ngiye kugura imodoka gusa, kuko numvaga imodoka byibura igura nk'ibihumbi 50. Nkumva n'inzu y'i Kigali, kubera ko amafaranga numvaga ari ikintu gikomeye. Nkumva byibura nk'inzu ufite nk'ibihumbi 70 wagura imodoka cyangwa ukajya mu hirya ukagura ikibanza.
nayabona ngira ubwoba bwo kwibaza ahantu abitse njya kuyahunika ahantu hanze ndayataba kugira ngo najya yabonye nagavuye nkajya gutaba hahantu ariko nshimye Imana ko batayibye kuko nararaga nasinziriye mvuga nayo amafaranga yanjye bazayiba none najyaga njya gutaba nkacunga ahantu hose havuga ni ndebe ko nta muntu uri kundeba batazanyibira mu miliyoni naragiye ndataba nduzuza nagiye gushiduka amezi 2 ndibuka hari umuntu waje mutubana agatelefone angurira agatelefone ka okaziyo k'ibihumbi 10 kumva nageze kuri telefone bageze ku rwego rwambaye narasohokaga nubwo bambwiraga nabi bankoresha ubucakara ariko numvaga ntacyo bintwaye kambere ndi boss n'ubundi byava hano ninagura imodoka ndagura igare numvaga byanze bikunze uwo ngiye kuba we arahindura amateka yanjye mbaho ngaho ndangije nkura amafaranga amezi 2 ashize uwo mama noneho nsigara mbona afite umukobwa ugira amahane nawe agira amahane ndavuga rero Mana umugisha wagombaga kuma muri iyi sura warawumaye nta wundi mugisha nigereje abaye umugisha urenze uyu mfite ndego saba ibintu birenze ibyo nagenewe muri iyi si ku bihumbi bya 100 uzi gutaha mu cyaro oya yari yararenze yamaze kuba nka 70 barongeraho umushahara akaba nka 80 uyafite nyafite ku ikofi narayatabye ahantu hirye nubwo nayatabye mu gipangu nayatabaga inyuma y'igipangu kugira ngo batazananyirukana bakansaka kandi niko byagenze njya gutaha baransatse ngo barebe ko nta kindi kintu njyanye barambwira nimbereka n'amafaranga mfite ko ariyo bamembye ndabereka umva rero sinari kubona uko nyacika byari birangiye bari kuyasigara wari uhiye urumva rero byagenze gutyo amafaranga uko amezi 2 ashize ndasezera baranginga bati wisezera ndabwano ya n'amafaranga nanjye naraje gushaka hano narayabonye bakajya bandeba bagaseka bagase 10,000 na bingahe webwa nibyo bitumye uvuga ngo warayabonye ni narayabonye rwose naya mafaranga azanunga n'umuryango wanjye azanangiriza business ubwo nibaza ndi kuvuga ntababwira nkaberurira ntabwira ni ukuri singishaka akazi ko mu rugo sinzongera no kuba umukozi wo mu rugo ndabihaze birarangiye ati ubuzima bwanjye bufite itangiriro bandeba bagaseka umuntu utagira imyenda yo kwambara umuntu usa gutya ariko kutubwira amagambo numvaga mfite confidence nk'umuntu nk'uyu mwanya nk'uko wenda urugero ni nk'umuntu wambwira ati konte yawe ikoze received nka 5,000,000 urumva icyo kintu cyane ariko icyo gihe byo menya byari birenze ndumva byari birenze ubu ndangije mfata inzira bansezerera genda nca hahandi naciye ku muhanda ko baramekeje ngo bantware ngeze ruguru ndakata nca hepfo nza gutabura bwa butunzi bwawe ndabutaburura nagiye mu rugo nabaguriye imigati nambaye neza ndi umusirimu bambonye bavuze induru bati umwana wa kwa nakaye baye umuherwe umwana wa kwa nakaye baye umukire murebe ukuntu asa abantu bose baguhe nacyo gushera baguhira indazi irindazi numvaga muremeye nk'inkoko umbwira ati wamaye senkani nkakuramo umbwira ati wamaye 100 nkakuramo basigara baribapira bacanga nanjye mbona ko nabaye Bill Gates mu cyaro mbona ko nabaye umuhere ndagira asigaye nyaha mama ndambwira mama warakoze ni wowe ntwari mfite ni wowe uzi kubika neza mfasha tumanaginga n'amafaranga mama rero yabonaga agaseka ari yikangaga hari yabonaga uburyo mubwira imishinga ambwira mama rero ndashaka ko ducuruza mu butike ndaplaninga ndambwira nzajya njya kurangura inyanza hanaha nzane ducuruze sinshaka kuzongera gukora hahandi mu materasi tugende twubaka ubuzima bwacu natwe tubeho neza kandi ibihumbi nibirenze 70 kubera n'amatike n'utundi tuntu nakuyemo
makanseka gusa ababyeyi ni abana beza kanshyigikira kamfana noneho njyana muri detaye arambarisha twabona nkabona hari ibiri kubura twabona upangira undi mushinga ndabona amafaranga bitazavamo arambwira ati rero kubera ko ukunda gucuruza genda ujye urangura ubunyobwa ucuruza amamo make ndagenda nkajya ndangura uruzingo nkarwizengurutsa nkirirwa nzunguza ubunyobwa sinabaye Biriya se ndi gucuruza njye nkafata na paki ya bombo nkajya nyidendana mu ntoki nkafata n'amabiswi nk'icumi nkajya nyagendana mbega butike se sinyikoze ku mutwe rwose rifite ku mutwe wawe nabaye fiyeri yo gucuruza numva mbonye paradizo papa akajya amiga ngo abitwara bigire nkagenda nkishakira ahantu ho kugira ariko akaninyamo nari maze gukura nkagenda nkashfata inzu yanjye nkayishyura ibihumbi 2 mu cyaro inzu nkayishyura 2 nkareba nk'undi mwana atiyifatanya igihumbi nkakora yakije kugera nabyo mbona rero ni hatari hajya utashye wananiwe hajya utashye bigoye ukabona wakoreye 400 ukabona wakoreye seyisa y'inyungu kandi nayo imaze kumenyera gufata amafaranga afatika sinaye nyibishoboka ko umbwira ngo nabonye seyisa ngo nakoreye menshi mbona ntago biri kuvamo byaje kurangira mvuye aho ngaho ubwo ariko natarutse byinshi nabwo ubwo turi guca mu ncamake ubwo simbabwiye umunsi navuye gusenga ikanyarira narayeyo nibyo biye wabaga mu rugo hari abantu bajyaga banjyana gusenga buriya umuntu kujyana gusenga ujye umwubaha nubwo yaba gusanzwe urinda ari umusamanya akavuga kujya gusenga ujye umwubaha akantwara nari umuntu ukunda Imana nk'abana n'Imana ariko nk'ababazwa nuko abandi Imana ibabwira simbwiye abese Imana ibwira abantu irarobanura uziko nasenze igihe kinini nk'umwaka Imana itarambwira ngo mwana we biba mukurobanura hano nkabona Imana irababwira bikancanga bikambabaza nkarira igihe kimwe nari nagiye gusenga ikanyarira mbaho iwacu umwana w'imyaka 6 aramanurira nagiye ubwa mbere Imana ivugira muri rusange ubuhanuzi bavugiye rusange kuko bavuze ko umuntu wese uraha Imana ivuganye nawe nkabwakira havuga ninjye yigize ivugana nanjye ni nanjye ivuganye nanjye ntabwo yigize irobanura ngo fisi kubera ko ari umukene mukuyemo mwumva nanjye yamvuze ndabyakira hari ubukonje twararyamye none nagiye n'agashati ndyuka intoki zagagaye amaguru yagagaye twagiye gusenga mu butayu bw'ikanyarira haba imbeho haba harimo akayaga kavuga hari umuyaga uteye ubwoba imbeho iradukubita bucya numagaye ndavuga ariko ntacyo nubwo napfa Imana yavugiye muri rusange ivuga ko ari abantu bose bivuze ngo nanjye yamvuze naragiye aho hantu rero Imana ivuganiye nanjye ndavuga nzahagaruka fata plan yo kuzagaruka mu kuzagaruka mpita mpanga kuzasubirayo nanone numvisha abantu bazajyayo ndabakurikira byasabwaga ko tugenda urugendo nk'amasaha 3 n'amaguru ndagenda nsubirayo subiyeyo niho Imana yaciye mu mwana w'imyaka 6 abandi bahanuriwe n'abakuru n'abakomeye n'abameze bate ngiye manuriwe n'umwana wagize gute w'imyaka 6 bivuze ngo ni marayika mvugishije arambwira ngo woweho ngo uri umuntu ukomeye cyane arambwira ngo nubwo uvuga ko Imana itavuganye nawe yarakureraga kugira ngo ukure none ubu ngubu rero wemerewe kuvugana nayo amen arambwira ngo ugiye kwiga atangira kubwira ngo ngiye gusubira mu ishuri ndishima ndanezerwa ndaserebura hamwe tugiye kwiga atari kuzava muri umuhanga uzwi uvuga Yesu umuntu utazi gushima utazi kuvuga ntahagara imbere y'abantu 3 azava amazi kuvuga Imana agira gute nkumva ni inzozi amureba ariko nkavuga si uyu mwana nawe yabeshyera Imana numvaga ko nta muntu wabeshyera Imana ubaho tansiyo infestasi numvaga ari ikizira ko umuntu yabeshyera Imana ndabyizera ndanezerwa urumva Imana yarivuganye nawe ari umunsi udasanzwe w'amateka naragiye mu gutaha nigera mu rugo papa yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo n'abagabo 2 mu rugo arambwira ngo nabwo nkeneye mu rugo rwe
sinzongere no kuhakandagira n'ukundi. Urumva igihe cyarageze gukodesha biranga ngaruka mu rugo. Ubwo aranyirukanye burundu, arambwira ati singushaka. Bagiye gucumbika, ncumbitse mbona nabwo nibiri kuvamo. Hari umugabo bitaga Kivenge twari duturanye, yabaga i Kigali, yari yaje araza aranganiza ati kwaje nka kujyanira i Kigali. Nihe muri serious ati higa tike mujyane. Narayigushagujije nguzana mama n'umuntu bikiriza ya mafaranga yaje kurangira biti bya ya mafaranga yarahombye. Urumva anacuruza yarahombye. Mama nawe nk'umuntu w'umuke wari ukennye afataga kubaka kunza agira utuntu akoraho, afata n'utundi wenda bakarya, kandi sinabimurenganyirizaga, numvaga binshimishije. Amafaranga yari yashize. Mama rero kwa kubikiriza amagatike nzi Kigali, ati mwana wanjye genda, ati wahoze ugira inzozi utekereza ubwira Imana ngo izakujyana i Kigali nubwo wapfirayo. Atujya gukorayo mu rugo n'isezerano ryari risohoye. Ati none kabiri urumva ko bakujyanye i Kigali. Ati rero mwana wanjye, ati genda, ati dore ngiyi tike genda, uko bizagenda uzambwira. Nafashe inzira ndagenda. Arambwira mugabo, ariko uwo mugabo yagize neza ndamushimira. Ariko urundi ruhande yagize nabi. Reka da, kandi yarakugaruye i Kigali. Yangaruye i Kigali tumaranye icyumweru kimwe dukorana ibiraka. None urumva sinari nzi ko bakora ibiraka n'iki. Hahandi twakoraga abarahanaye. Mwakoraga kiraka bwoko ibiyede. Ubu nzi kubumba amatafari. Cyane. Nzi kubumba amatafari, nzi kiyede, nzi uko bamena beto. Ubuzima bw'isi ni danje. Nta buzima nazi. N'uyu mwanya ntabwo wambwira ngo gutya na gutya, oya buzima bwose ndabuzi. Nakoze ikiyede, nakoze ubuzima, ahubwo umugabo dukoze ikiraka icyumweru gishize abanaye mu nzu, sinzi nyirayo. Twenda nari mfite n'udufaranga twakorera dutwaye, sinzi ngo nzongera kubaho gute, nzakora gute, nzacaho nshaka akazi. Muvandi inzara yarandiye ndi iwacu, nibe niwanyu wagera aho ucukura ikijumba. I Kigali se wagicukura he? Dore noneho ngo sogokuruza w'ibisekuru by'inzara aranzi. Ubuzima bwankubitiye i Kigali, ndahangayika. Uvuga amayibo mba marine itiba, ariko ukuntu nasaga natwaga na marine. Ndagenda mpinduka imbobo, nsa nabi, niga ya mashuri Imana yavuganye nanjye, ndahangayika, mba nk'umusazi n'umutwe, ndagenda numva inzara ukuntu ibiri. Inzara yarandiye, irandyabye. Inzara yarandiye, nkajya nifuza naho nakora ikijumba nkahabura. Nta muntu muziranye, nta nshuti, nta urabwira ati ese wandangiye akazi, ntaki. Inzara irandya. Uzi ko mu nzu ya Kigali icyo gihe, uzi ko byibura nyiri umusore nabaye mu nzu ubwashize narabaza, ariko sinazirangiza neza, mbara inzu 60. Wabayemo hano i Kigali Nyagasani. Inzu zinga 50, ubwo nabwo sinari nazibaruye zose. Nashyize muri detaye nkurikiranya, kuko narabaraga iyo ngiye kubara inzu nabayemo, nkurikije aho nabaga Kinyinya, mera ku murongo. Nsanga kuko nahageze batarubaka amazu, umuntu akajya guha inzu yubatse ngo umurindire urugi, rwamara gufata akakubwira ati nsohokera mu nzu. Urumva nayo kwishyura byo ni nayo wari kubona. Noneho ejo ndakagufata kuko yumvishe ngo uri umwana mwiza, akagufata akakugindisha icyumweru cyashira ati mvira mu nzu. Undi ukwezi mvira mu nzu, undi abiri mvira mu nzu. Ndazenguruka umudugudu wose, ninjira wa kabiri mu kagari, inzu mwe mvamo njya mu yindi, mvamo njya mu yindi.
ubwo buzima nabubayemo igihe kinini, inzara, ubushomeri, aho mbonye ikiyede ukaba ukibonye uyu munsi ukamara icyumweru utarongera kubona ikiyede, aho ubonye aho wikorera akazigo n'akandi ukongera ukamara ukwezi utarongera kubona akaraka, ubukene buragenda buranyica inshuti yanjye. Kigali rwose reka ndakata nicyo biransaba kuko nginjiyemo twahaba tukamera nk'abantu bagiye kwibera muri iyo si. Inzara yarandiye nkajya ndeba umuntu nkavuga si ubu koko yanarebye ko nkajya ngo njye mwereke geste ko napfuye, nkabona nanyitaye, nkareba ibihu, nareba isi nkabona ndi mu kirere. Hari ukuntu inzara ikurya ukabona uri kugendera mu kirere, ukabona amaguru nagifata ku butaka, ibintu byose ukabireba nk'imihondo. Sarirambya ngeze i Kigali, narahageze nungurwa n'imisengere yaho ko itangaje itandukanye n'iyo mu cyaro. Urumva nsenga gakeya, nari naragira umuhamagaro ukomeye, nsenga gake. Hari aho nagiye gusenga barambwira ngo ntabwo batora ibiceri, batora inoti. Nasohotse ngize ubwoba bw'i Kigali, ndavuga ni yewe ni Kigali iteye ubwoba, ahantu badatora ibiceri batora inoti. Ndataha numva ninye n'amatorero y'i Kigali. Naje gukangurwa n'umuntu w'inshuti yanjye andarikira kugira ngo tujye tujya gusengana, nongera guhe gake ariko nabwo bimaze igihe. Nabaye i Kigali, inzara yarandiye, ubukene burambya, nambara ubusa. Mfata igihe najyaga njya gusenga, nkajya mu materaniro bakajya nk'inkweto nazizanye, naje nambaye ibirenge. Nabaye mu buzima hahandi imyenda iciriraho, umwenda ugashanyagurika, hano ukawuzirikira imbere kugira ngo batabona ko wacitse, hano ukagaragara kudoda urushinge utabona n'urutira utabona ibyo muba muvuga. Ubundi baravuga ngo uvuga batarabona. Iyi si ifite byinshi biyubatseho, ariko Imana ibiducishamo tukabaho kubera ubuzima ishaka kuzaturemera. Amen. Nararenze aho ngaho, ndasenga gake uko mbishoboye, uko nsenga hano magera numva makunzemo gake, ngeraho numva noneho nkunze gusenga, mbaye mu mwanya wo gusenga. Noneho dore ngo ninjiye mu bintu byo gusenga byanyabyo. Inzara yarandiye, uzi kumara kane utarya, uzi kumara icyumweru utarya, uzi gutangira ukwezi utazi niba byibura uzabona ibyo kurya, uzi kumara umwaka usengera ibiryo wifuza kurya ugahaga. Ni ukuri ko Imana namaze umwaka nsengera kurya ngo mage umunsi umwe, atari ukuvuga ngo igihe cyose, umunsi umwe ndabishaka ndabivuga. Uzi kuribwa n'inzara ukazenguruka ingo z'umudugudu zose, mu buryo babandi mumaze kumenyana, abo usanze bariye, abo usanze bashoje, abo usanze bari kurya nibakwiteho. Mbega inzara ukahabona ubundi inzara ikikudigiza no kugenda byakunaniye. Inzara yarandiye nkajya ngeraho naho ndara ku nzira, naho ndara muri cya kizu nananiwe kugerayo kubera inzara. Mfite ubuzima bwubaha umuntu ushonje ku rwego ijwi ryanjye ridashobora kumva umuntu ushonje ngo ugire amahoro. Ni ukuri pe, n'iri kote narikuramo nkarigurisha, nsanze ari ukuri umwuka w'Imana ambwiye ari ukuri, n'iri kote narigurisha akarya. Na madamu hano ikintu cyo guhaha dukunda kuvuga ngo twahahiye rimwe, ariko byaratunaniye. N'ubundi twisanga tumeze nk'abahahira ku biro, kubera ko dutinya n'inyishwi ryumva ngo umuntu arashonje. Niba ashonje nyine ibihari tubisange, twatetse baze barye. Mbega n'ubwo buzima, niyo mibereho, ntabwo binkundira, ntabwo mbyumva. Hari igihe tugira gutyo ugasanga ngo twarahashye ngo tuzi ngo ni iby'iminsi 5 cyangwa ukwezi, umunsi umwe bikaba byarangiye. Tukavuga ubuzima bwanjye nabwubatse ko ahanjye ari aho uyu munsi, ejo naho Imana. Uyu munsi Imana yandemeye ubuzima, ejo yapanze ubundi buzima. Uko bizagenda nuko bizagenda. Mu buzima bwanjye nubaha umuntu ushonje, ndamwubaha 100%.
nanasaba umuntu uzumva iyi video nuzumva umuntu ushonje ngo mureke agende ufite ubushobozi uzamugaburira. Nubona ashonje ubona nta handi arakura ibiryo uzamuha ibiryo yiriye akomeza ubuzima. Inzara ni mbi. Umuntu ushonje ntabwo atekereza, umuntu ushonje nta terambere yiyumvamo, umuntu ushonje ibitekerezo bye birapfa. Itorero rifite abantu bashonje riba rifite abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ubukene buteza ubumuga bwo mu mutwe. Niyo mpamvu uzi ikintu nari natekereje nsaba n'amatorero muri rusange kandi pe mbikuye ku mutima, ni n'umuhigo nahigiye Imana nzawuhigura. Wenda sinzi uburyo nzakoreramo Imana kuko njye nshaka kuzakorera Imana kuko mfite ibintu byinshi cyane nashobora gupfundura kuko ubwo hari ibindi nakwinjizamo tukarara hano. Niyo mpamvu bizasaba ko mugaruka. Tuzagaruka. Noneho rero nafashe umwanzuro ndavuga Imana izama ubuzima byibura morane stoke y'abakene. Menye ngo wenda umuntu uzafata umwanzuro akavuga ati ndashonje ngiye ku mukozi w'Imana, amenye ngo arahava kuye y'ibiro 5 by'umuceri. Nuko Imana ishobora byose. Ntabwo Imana yambaye ubucuruzi ngo bwemere. Gucuruza ntabwo nabyemera, sinabibasha. Ibintu byo kurya niki ahubwo kereka Imana stoke yo kwihera abakene nkajya nyibaha ikambwira ko ari bwo bucuruzi Imana. Icyo nicyo nabasha kuko n'ubucuruzi nshaka ni handi mbira umugore n'ibyibura cyangwa se umuntu ambwira n'ibyibura hahari stoke jya managinga abantu ko bashonje ubafashe mu bushobozi barigiye babeho. Inzara yarandiye nekereza kuzakora stoke y'abakene muja bera muja barokore ku murongo umwe tugakora stoke y'abakene bakajya bafashanya abantu bashonje. Umuntu washonje akaba yagira ahantu abariza ibyo kurya. N'ubufasha bworoheje kandi dufitiye ubushobozi nk'abantu batuye isi batuye igihugu. Umuntu ushonje niba bibabaje ukaba uri umukristo wa ADPR ushonje ukaba utagira ku itorero kuri ADPR byibura ngo hasange kuba bakugaburira byibura ukarya ugataha uhaze. Icyo ni icyaha Imana idushinze. Itorero ryagakwiriye ni ibintu nsaba ningingira abanyetorero n'abandi bose. Itorero ryakakwiye kugira ikigega cy'abakene gihoraho. Umukene washonje basi bimuha byinshi bamuha ikiro cy'umuceri. Ni ifunguro ry'uwo munsi Yesu adusaba gutanga, si ifunguro ry'ibihe byose. Niba haje abakene 50 ku munsi ukaba managinga, niba byashize ntacyo wishinja. Ariko itorero ryose amatorero ariyo yose yo mu isi amadini atandukanye yagakwiriye kugira stoke y'abakene bitorero. Abantu bagifite ubuzima bwo hasi bagafashwa mu buryo bwo kurya. Umuntu uri kurya aba afite itangiriro ry'ubuzima, aba afite gutekereza. Yanafasha itorero mu bindi bitekerezo, yanafasha isi, yafasha leta. Imbobo zacika, ibisambo byacika, abantu benshi babikoreshwa n'inzara. Ndebye inzara yandiye ndavuga Mana uzanga bize gukora ya stoke abakene, fasha abakene kandi pe nzaba umukene kandi pe nzabona ubushobozi bufasha abakene ku rwego mubyifuza. Nukuri Imana izabimfashe kandi nzabubona. Noneho nsigara nibaza inzara ubundi nzayikira gute, ubu buzima nzabuvamo gute, ese ubundi herezo ryanjye ni irihe? Yesu ashimye cyane. Himbaza. Igihe kimwe ndatekereza njya gusenga mbabaye ngira Imana nyisaba ibiryo kugira ngo njye mage. Imana iteza akajagari. Ibitoki birahirima muri karitsiye. Urabona za nsina zirimo ibitoki bya kajaganya bya pole birahirima. Biragenda birahirima ku rwego rwo hejuru. Bimaze guhirima ikintu cyakurikiyeho nagiye gusaba bya bitoki bya bindi byahirima ndabisaba barankundira ndabitunda mbisitoka mu nzu nkajya mbyandika nkabibona. yanzu se yo wayibagamo ute n'umubare wayo bamaze ubuntu nzenguruka enge nakodesheje ni vuba cyane utajyabona ikera. Nabaye mu guzerera imyaka myinshi cyane. Isi yaranzerereje, isi yaranyigishije, nabonye ubuzima bwinshi butandukanye. Ibitoki ndabizana nkora stoke y'ibiryo. Usiko nagiye mu materaniro nkajya nshima Imana yamaye stoke y'ibiryo. Abantu bakuzura umwuka we.
avuga ngo nanjye nabonye ikimenyetso cy'uko wabiriragaho aho mbashamba ariko ibintu uri kuvuga ubiriraho nta mavuta nta munyu nta shamwani ibyo ngibyo ni ibyanyu nyine mw'abakire ngubu ntabwo ibyo byari ubundi hari ubuzima ubamo umuntu yakubwira amavuta ugahita ubona ari mu mutete yakubwira ngo isukari si we ndashigisha ifu y'imyumbati ndayinywa irandyohera nta sukari isukari wavuze umunyu se ko nawe waburaga ushyiremo uzi ko ubu hari igihe cyabaye isukari ikaba umunyu kubera ko ari gukora vuba uzi ko hari igihe cyabaye uburisho bw'ubugari muri ubwo buzima bundi tutagiye turondagura bukaba urusenda n'umunyu ukajya urisha ubugari uzi ko hari igihe cyabaye uravuga ngo nta munyu nta mavuta uzi ko hari igihe cyabaye sikemeni devo orakini meni ya si ukajya ureba ibyo kurya ukabona nubwo bakubwira ngo ni umuntu byibura wabikandagiye hasi wabitora ukarya ibitoki narabiryaga nkumva ninjye muntu urya neza muri iyo si uzi none rero reka abantu bazajya ateke bati watubwiye ko ufite sitoke ijya kuduha ku byo kurya baranyatatse ariko njya mbwira muze kuza harimo abasore nk'abangahe baje nari inzara yarabazengereje na cya kizu niraniraga ku mifuka njye nakumbuye matera wacu narinze mvi wacu narabona matera sinari nuko matera isa na mama na data baraye mu bishanga bararaga mu bishanga matera rero sinari icyo ari cyo rero mvi Kigali nararaga mu mufuka nkiyorosa ubundi nizo nzu nabagamo ndangije baje bati none se waduhaye karibu tukajya twibanira bagezemo basanga iwabo haba n'umusambi ko bigera umufuka pepe batangira kwikanga bati naca ariko ubwo hari ibiryo ati buriya wasanga ari umuntu wamuhaye umufuka w'umuceri cyangwa w'ikindi ndabwira noke nimujye gushaka icyo ducanisha muze duteke nimuze tujyane baragiye babona inkwi ngiye gushaka bagiye na amakara bajyana ikindi njya mu rutoki njya gutoragura ibijagari barabizi bamwe ibijagari ni ibintu bituruka ku nsina bikuma ukabicana ndagiye naracukuye icyobo mfite akantu k'agasafuriya kameze nk'agakono nahinahinitse hejuru mpfundikiza isafuriya nekamo noneho babona ngiye gutoragura bya bijagari baramfasha babona turaje ndacanye nshyizeho amazi bambwira bati turashonje rwose teka byinshi taka kantu se birajyamo nabwira iyi niyo safuriya mfite gusa ni kandi hano ntabwo twaje kurira guhaga twaje kurira ngo twice inzara dusamire umutima n'umuntu wambwiraga guhahaga numvaga rwose ari kuneza ibibazo kuko njye nafataga 2,000 nkabiha porogaramu byibura ko yuko ngomba kubirya iminsi 20 ku munsi irindazi ejo irindazi ejo bundi irindazi neganya kugira ngo inzara itazanyica kubera ko igifu cyabuze icyo gisya ndangije baraza babona nsohoye urutoki ona ndaje mfashe icyuma nangiye kubaga none nabwe nimuze mumfashe dutonore turye bati none se ibi nibyo biryo bati tujyane muri stoke yawe urabeshya uri kudukinisha comedy baragenda harimo umwana bitagaringuye neza ahageze araseka abandi babirebye baraseka bagatiye ati mbega stoke bahise basohoka barigendera barambwira ati shati stoke natwe iwacu aterutwa n'iyiwacu iwacu iwabo bibereyeho neza barabona ibijumba bakagira ngo babayeho nabi bakabona n'ibyo biryo byaribwe ku munsi bakagira ngo babayeho nabi ariko hamaze kuboneka umwana umwe araza aremera turabana nawe wari warakakaye turasangira ya stoke iza kurangira agahuruka imiringi kaba karahiye stoke yararangiye ndababara agahinda karanyica ariko nkomeza gusenga nkomeza kwizera ubwo simbabwiye ukuntu ndaho ngaho anereje amagini bashaka kwanyica ngeraho hari umuntu umwe wigize aza kunsura
asanga ni muri ibyo bihe banerejemo amagini aturutse mu cyaro ajya mu rugo ababwira ngo nabaye umurambi i Kigali bazi ko ugifite ya mafaranga bashaka kugutereza amagini bazi ko ukiri umukire nka bakandi bajya mbere ni ibyo Kigali ni umukecuru twari duturanye wabikoraga kuko icyo gihe byaciye mu nzira ndende cyane yanyoherezaga amahembe ngo anyice abadayimoni baramusabye ko angira igitambo ahari bari bazi ibyo nzabakorera avuga ati umuntu twamwishe hakiri kare ko tumuzengereje n'ubundi tubona azatuzengereza umukecuru agahora amira ngo anyice umunsi umwe anyohereza amahembe aranyica ndarangira amera nk'umurambo mbona marayika ava mu ijuru aza kunyiza ya mahembe amaze kuva mu ijuru araza aranyiza arambohora wa mukecuru ahita apfa haciyemo nk'iminsi 3 marayika aje kumbohora wa mukecuru ahita apfa agipfuye mbanandukanye n'amahembe banangiye ubuzima bushyashya ariko inzara y'ibakarande bagira ngo yaragiye ibishembe wa mupeti tubana yigeze agera igihe kimwe amye ati inzara rero imeze nabi reka njye kwikopesha imyumbati ku muntu w'inshuti yanjye nze turye uzi ukuntu byagenze yagiye se akayiba akayizana agasanga na caniriye amazi agiye gushya ubwo tugakubitamo n'inzara n'iki kumbe imyumbati irura nk'umutanga imaze gushya twashyizemo ubunyobwa bwacu n'uturagara yikopesheje twasenkani n'ubunyobwa bwa senkani birarura biragenda biba nk'umutanga turiye kwa kundi urashinyiriza turabijya n'unuhira twicira turangiza turapfa turahwera imyumbati iratwica koko imyumbati yaratwishe imyumbati iratwica tuba nk'imirambo ndabyibuka namaze igihe kinini cyane no kugenda byarananiye kubera kwicwa n'imyumbati aho ndareba mbona ubuzima nubwo nkomeza gusenga ndasenga nkajya nungwa n'imyembe mibisi imwe yeze y'imitumbwe yo mu butayu aho nibonye nkagenda nkarya ibitumbwe by'amapera tukuba muri ubwo buzima ndabyibuka umunsi umwe hari umunsi nigeze njya gukora ikiyede maze kane narya ngiyeyo umuntu wari ugiye kunkoresha amajerekani ngo nyatwara arimo amazi amajerekani 2 amajerekani natwara nkajya mbirima akambwira ngo nagiye nywa yeshya agira ngo nasinze kandi n'inzara narangiye narumye arambwira ati dore inzoga zarakumishije umeze nk'umupfu ugenda babonagamo n'itabi ati wagiye ariko inzoga zikugira gutya ati wasanga unywa n'itabi wiherereye ndatoza uvuga batarabona kandi abantu nta buhamya bafite mfata inzira ndayatwara ngeze imbere umuntu araza arantwaza reka ngo twaze ndeke uyu munsi wawe ucyura ndagenda ngera hirya amageze basanga umufundi ngo ngomba kumupondera ponze birananira databuja akaba yari ataraza aramfasha ati reka ngufashe ndabona ufite ikibazo gikomeye niba wananyweye niba wagize gute atutaza kurata y'uyu munsi aramfasha nkajyakiramo nkamuhereza sinzi ukuntu nagize amahirwe mbona ahantu hari heza amapera hirya njya muca amapera ndayarya nariye amapera ndayarya numva ageze mu nda amapera koko arya mu nda ararya koko akazi naragakoze mbona karatashye bambimba 5 ndagenda ndiyondora icyatanu wumva ni nka miliyoni baguhaye ari nka 3 niyo ndora mvuga ni byibura iminsi 3 zashira niyo wari ufite n'ibipango yo kugura nk'inyama uze ayo mafaranga se ariko ibintu byari bikinagura make isi yarahindutse ubisi yarangiritse uziko ikiro kibirayi wabaga wakibonera desa ubugari bubonera 200 umunsi wabo ni 100 hashambura reka dusenge iminsi n'imibi none ikiro cyo bwari kiragura 1000 urazana imikino ngo ni wasenga Yesu ashimye cyane ndangije mbona birabaye bwa buzima mbona ndayacyuye ndarya numva ndari uwo munsi ndahembuka muri uwo mupapa ahita afata umugambi wo kujya njyana mu turaka nkajya nkora utuyede duke nkarya
ariko kurya n'ubundi nakibonaga uyu munsi icyumweru cy'imbere kikabasha ntacyo ndabona ubuzima buzima kwambara ubusa biba kwambara ubusa naje kugeraho rero njya no muri korali sha abakore mwagiye mukizwa mwagiye mugera ku musaraba koko urabona umuntu n'ibibazo ukamubwira ngo aranuka ari mu materaniro usiko sha bambwiraga ngo ndanuka nabuze isabune imesa nabuze umwenda wo kwambara ndinda ngera ku rwego ncika intege n'ubu nanga korali usiko nanga korali n'ubu byaranyafise ntabwo nshobora kubasha korali nagize ibikomere hahandi bansohora mu materaniro bakanangaza bakandeguza bavuga ngo ndanuka ngo ntujya woga sinjya n'ubu kandi narogaga kubera nta sabune kabuko mwenda ufuze nta sabune kabuko ndagerageza barambwira bageraho banyirukana muri korali banyirukanye ni uwo munsi mperuka muri korali naravuze nzakorera Imana mu bundi buryo ariko ibya korali byo nshyizeho akadomo naratangiye ndasenga nta n'uwari kukugirira impuhwe muri iyo korali byibuze nta baransangaga inyuma umwe wundi akanganiriza akanyihanganisha ariko akambwira ko ari umwanzuro wanzuwe kandi nawe yakuganirizaga n'ubundi buri hari ukuntu abarokore tugira defo Imana izayidukureho kumva ko ugomba gukunda umuntu kubera ko hari icyo afite hari uko asa hari uko ameze ni porofo mukeneyemo njye rero ntacyo bari banyeneyemo babonaga ntacyo banyeneyemo kandi cyangwa babara nkashavura kandi reka mbabwire rero ubu buhamya twaburara iyi si mubona yarankomerekeje iyi si mubona yarambabaje ntabwo nabona umuntu umbabaza nk'uko isi yambabaje niyo mpamvu ubu mubabaro narawutaye sinabo noneho ibyo tutagezeho niyo capitire muzumva ibabaje kurenza izindi zose mwigize mwumva iyi si yarambabaje ariko Yesu yambereye inshuti iyi si yarambabaje ariko Imana yabanaga nanjye uzi ko nageze igihe Imana inkunda ikabinyereka muri byose ikansura ikanganiriza ariko isi iri kukubabaza ntabwo wumvira Imana isi iri kukubabaza wumva Imana iri kure yawe rero ubuhamya bw'inzara bwo ni burebure ubuhamya bw'ubuzima bwo ni burebure ariko gato cyane niba hari ikintu cyanejeje umutima wanjye ni umunsi nizeraga Yesu nkumva ko atuye mu bugingo bwawe ibyo kugira ngo icyo kintu umenye igisobanuro cyacyo n'igihe byafashe bishobora kumara nk'isaha bisobanura ariko umunsi nizeraga Yesu by'ukuri nkumva ko mukunze nawe ankunda niwo munsi wanejeje ubugingo bwanjye mureke rero dusome ijambo ry'Imana noneho n'ubundi tuzakomerezaho nakagaruka ni karibu aha ni karibu rwose nimuza mugakomanga nzabakingurira kandi muri byose turi kumwe Imana ibahumugisha rero reka dusome ijambo riboneka muri Yohani 3:16 n'amagambo akomeye cyane ni ijambo benshi bazi ariko kugira ngo umuntu arisobanukirwe ni ukuba afite umwuka w'Imana riravuze ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Imana ishimye cyane ni ukuri pe sindabajyana kure ariko ndashaka kubabwira ku rukundo gatoya kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese uyize atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho haleluya amen Imana yadukunze urukundo itakureba iyi shati wambaye iyi t-shirt itandeba akagakote itandeba akagashati Imana yadukunze ikunze umuntu uri muri twebwe haleluya ijya gukunda uyu muntu yamunestidevobye ntabwo yarabanuye iyo yaravuze ngo yewe urushye ukaba uremerewe ngwino nsange kuko uri onemanda ndi umugwaneza nk'uruhu
Imana ishimwe. Biranenga bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Yesu ashimwe. Aho ngeze ubuzima ndimo, Imana ya nuko yatanze umwana wayo w'ikinege. Iyo bitaba umwana wayo w'ikinege ntabwo mba nyiriho. Kandi pe hari abantu bagize urukundo rwinshi kubangeza. Hari abantu bamfashije twabanye, abarokore nyabarokore n'abana beza. Ariko reka mbabwire, abantu mutagira urukundo mwibeshya ngo murakijijwe. Muzajye kwaka agakiza gashya. Agakiza n'urukundo. Agakiza n'urukundo. Fondasiyo y'agakiza, inkomoko yayo n'urukundo. Ibyo ufite n'ibyo mfite tubyujuje tukabihuza, twakubaka isi ikaba nziza kubera urukundo. Nezerayi, Imana yo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uyizera atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kurimbuka ni ikintu gikomeye. Uzi ko umuntu agenda ahagaze yaramaze gupfa, agapfa ahagaze. Uzi ko hari igihe nari narapfuye mpagaze, Yesu akaza akanzura. Uzi ko aribwo numva ko ndi umuntu. Hari abantu bumva ngo gupfa uhagaze ngo rwose ibyo birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bapfuye bahagaze, hari abantu bishwe n'ibibazo, hari abantu bishwe n'intambara, hari abantu bishwe n'inzara, hari abantu bishwe n'amadeni, hari abantu bishwe no kubura urubyaro bituma bapfa bahagaze. Alazelayi, abo bose ndabasabira, ndababwiza ukuri ko Yesu azabazura. Yesu ajya azura umuntu akamuha ibyo kurya. Yesu ajya azura umuntu akamwambika. Yesu ajya azura umuntu elabini style man akamuha agasura. Uzi ko isura yanjye mbona narahindutse akana, mbona nsa neza nyeye. Ubundi yagiye narebaga nkabona, najya mu ndorerwamo nkabona ndi nk'ikinyamaswa, urusura rwanjye rwarakobanye. Yesu ajya atanga agasura. Yesu olabini gide aduhishiye ubuzima buri nyuma y'ubuzima. Amen. Reka babwire, uhanure, ubwirize, uvuga ubutumwa, uba ukomeye, uba icyamamare ku isi yose ikumenye, ariko uba udafite urukundo nta kintu bimaze. Bimeze nka zero. Ugira indimi nk'iz'abamarayika, ukora ibishoboka byose, udafite urukundo bimeze nka zero. Impamvu ikugaragaza ko udafite urukundo, ufasha abadakwiriye gufashwa, wita ku batakwiriye kwitabwaho. Mbega abo ukwiriye kubana nabo ni abakire bagenzi bawe, ni abakomeye bagenzi bawe, niba utwerera menshi, niba utaha umwanya wawe, abandi warabajugunye. Abana b'Imana ntabwo bajugunyanya, ahubwo barafashanya. Nezerayisi rero witubeshya ko ukijijwe, witubeshya, wikibeshya utagira urukundo. Umuntu nazakubeshye ko akijijwe atagira urukundo, mbere na mbere azakwereka urukundo. Yesu ashimye cyane. Imbuto y'agakiza n'urukundo. Nezera emeni gide mandorayisi. Urukundo umuntu warugize akijijwe, urukundo rugira abana. Abana b'urukundo habamo kwihangana, habamo kwizera, habamo guca bugufi. Mureke rero dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ariko mubyeyi, Imana yaragukunze. Mugabo, Imana yaragukunze. Basore, Imana yarabakunze. Mwishyire ibibazo imbere, mushyire ibisubizo imbere. Mureke iyo abakirisitu ataradutanze imbere, mu bigeragezo twahuye nabyo tuba twarapfuye. Ikimenyetso kigaragaza ko turi abantu bakomeye nuko Elayisi Kristo yadutanze mu bibazo, tukagera ibibazo yamaze kubica intege, yamaze kubicamo kabiri byarangiye. Hari ikintu kimwe njya nkunda kuvuga gikomeye cyane. Ntabwo agaciro dufite ari amazu meza, ntabwo agaciro dufite ari imyenda, ari imyambaro, ari aho tuba. Agaciro dufite ni layideme, ni ijambo Imana yavuganye natwe. Ijambo Imana yavuganye natwe niryo rizadukura aha, niryo rizakuvana aha, niryo rizatuma twamamara, niryo ritumye wamamara, niryo ritumye duhagaze kuri iyi kamera. Nezera isine mando elagode yasire. Mwifurije guhagarara mu mugambi w'Imana, ugatura mu mugambi w'Imana, ukaba mu mugambi w'Imana, ukagira urukundo ruva ku Mana. N'abantu bashobora kuzimya urukundo rw'Imana. Ntuzambwire ngo abantu bajimije urukundo muri wowe. Oya, urukundo wahawe n'Imana ni ruzima.
ruzima. Nubona rwazimye jya ujya kwaka uruva ku Mana, kuko urukundo umuntu ahawe n'Imana ni ruzima. Twahemukiwe n'abantu twagiriye neza, ariko twakomeje urukundo kuko rwaturukaga ku Mana. Rero urukundo ruva ku Mana ntabwo ruzima. Urukundo ruva ku Mana ruhora rwuzuye, ruhora rubira. Uyarakwanguye akagukunda, umenya ko niba baba bakwanze ejo hari abazagukunda. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzima. Tugira urukundo rukomoka kuri Kristo Yesu. Mbasaba Nezirayi Amen Gidemande, ubu buhamya ubona bugushimishije bugeze ku bandi babashe kubohoka. Kandi ibi byose mubona tugezeho n'aha turi bisaba byinshi cyane. Bene data baba bitanze, mujye mubasabira umugisha, natwe mudusabira kugira ngo tubashe kuvuga dushize amanga. Nanjye rero nkuko nakomeje mbabwira, nyobora gurupe bita abarinzi b'urukundo mu buzima busanzwe. Nyobora gurupe bita abarinzi b'urukundo. Imirimo dukora ni myiza, gufasha abakene n'abandi mu bushobozi dufite. Ndabizi tuzakomera dukora ibirenze ibyo dukora ubu. Turi no gufungura chano yitwa abarinzi b'urukundo. Abarinzi b'urukundo abazajya mu bihe bizaza n'ubu bandika bajya kuri chano bita abarinzi b'urukundo, bazajya bahadusanga. Tuzakoreraho ibikorwa byinshi. Turashaka kuba umuryango w'abana b'Imana uzenguruka isi yose, tugahuriza mu kubaka urukundo no kugarura urukundo. Mureke mbasabire umugisha, mbasengere, kuko Kristo angejeje aheza. Nkuko mubibona, hari ubuhamya nabahaye, si mubibona? Ndi mu rugo, mfite abana, Imana yangiriye neza, ntunze umuryango mu mujyi wa Kigali. Ubwo nzabaha n'uburyo Imana yampaye ikibanza mu mujyi wa Kigali. Murumva ubuhamya bw'utajyana ubutaha uzatwereka na madamu wawe na madamu n'abana bawe, n'abana. Hari byinshi rero muhishwe. Ndagira ngo rero kanya tugezemo, hari abantu benshi barimo baratwumva, nk'umuntu ari ku gisasiro cy'uburwayi, umuntu afite amadene, umuntu afite yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, umuntu mbega abona ko isi yamwikaragiyeho. Hari n'uri mu bihe nk'ibyo wahozemo wowe ubwawe aka kanya. Ndagira ngo mwisengeshe utera, uzanemo abarwayi, uzanemo abamama batwite wenda bari kwa muganga, uzanemo abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Nayo mpano yanjye. Yego, abo bantu bose ndagira ngo basengere aho bari, nabo bumve ko hari icyizere bagize mu buzima bwabo. Dusoza, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngiye kubasengera nk'uko abivuze. Isengesho ntibigira umupaka. Icyo cya mbere igihoro kimwe. Kabiri, isengesho ntabwo ryaka taransiporo. Icyo kibazo ufite imbere y'amaso yawe ntabwo isengesho ryigere ryaka taransiporo, ntabwo rigire ryaka uruhushya. Isengesho risenya ibihome by'abamidiyane. Isengesho rizana inzira. Isengesho rituremera ejo hazaza. Ngiye gutuma isengesho ejo hawe hazaza riguhindurira amateka, ritwubakira ubuzima. Ejo tuzahure duseka tunezerewe, tuvuga ko hari icyo Imana yakoze. Rabista kemeni raidemeni, Mana ya Isiraheli nkorera, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose. Uyu munsi mpfukamye imbere y'ubwoko bwawe, Mwami wanjye, Mana yanjye, ndakwinginze ubaha umugisha, ubaha amahoro. Hari abantu bafite intambara, ingo zabo ziri mu marembera. Ndakwinginze wampaye umuhamagaro wo kubasengera, ubaka ingo zabo. Hari abakobwa babona batazava mu busiribateri, elazebini standomeni gide. Ndakwinginze Mwami wanjye, Mana yanjye, elayisiri bahingo bakure mu busiribateri. Hari abafite ubukwe, bakorera ubukwe, batungurwe. Elezerabini stade meni gide, elizeto tayasiri. Uwiteka Imana ikomeye ishobora byose, emeni dozarai epide dotai ekide. Mweretse abari kwa muganga, abarwaye za kanseri, abarwaye za diyabete, abari kubise babuze ibise, babuze abana, abapfushije, bose bahe kwihangana Mwami wanjye, Mana yanjye. Bamere kwihangana gukomeye. Naje gusanga kwihangana gutuye muri wowe, kandi uguha bushaka.
nezerayi basabiye umugisha, basabiye kwihangana. Mwami abafite amadeni ubishyurire, nzi ukuntu ideni ibibazo by'ubukode, mwami ubakurize rayi ubishyurire, nanjye njya nkubona unyishyurira. Abafite ibibazo by'amadeni ubishyurire, njya mbona ukuboko kwawe ku manywa na nijoro. Yerekane rero uganze muri byose, utegeke muri byose, ubwami bwawe buganze. Kandi mwami nanjye ndi imbere yawe nezerayi ngurize bini, mpora nkwaka icyifuzo cyo kwagura ubwami bwawe kugeza ku isi yose. Ndifuza kwagura ubwami bwawe, undemere ubushobozi, undemere imbaraga. Nezerayi iburyo n'ibumoso, wohereza abanyamumaro mu buzima bwanjye, kandi n'abandi bababaye bose ubohereza abanyamumaro mu izina rya Yesu, maze tukubakire ubwami bwawe mu mitima y'abantu. Satani yisohokemo ubu buturo muri twe iteka ryose. Nsabiye bene data twabaye muri kamera, ubaho umugisha, ubahire. Sinabona icyo mbaha mwami wanjye urabizi nezerayi, ariko ndizera ko ubutaha ezedifobre bizagenda neza, bikaba byiza. Waduhaye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha. Data hari byinshi ubabikiye, ubamembere, ubamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi ikomeze ibagure mu mwuka ndetse no mu mubiri. Reka nongere ngushimire cyane rero wari udukurikiranye hano ku THEOGENE TV. Murabona ko ibintu byagenze neza, barabasengeye. Nimba ufite ikibazo gikomeye cyane, wumve ko hari ikintu Uwiteka agiye guhindura ku buzima bwawe uyu munsi, kandi wumve ko nta kure wagera Imana itagukura. Kandi burya ibyo ubona nk'imisozi imbere yawe, Imana irabiringaniza ikabihindura amataba. Kandi n'ibyo ubona ari nk'inyanja imbere yawe, Imana ibasha kugira ute kubikwambutsa. Ngo yambukije Abisirayeli inyanja itukura ku manywa y'ihangu, abantu bose babireba. Uwo Farawo ukuri inyuma, Imana iraza kumutsinda mu nyanja mu izina rya Yesu. Reka ngusabe rero gukora subscribe no gusharinga ibintu byacu nimba wabikunze, ubigeze ku bandi bagiye batandukanye. Turabakunda cyane. Duhiniye ahangaha, ariko n'ubutaha tuzagira ute, tuzagaruka mwumvishe ko hari ibyo agize ute atatubwiye, kandi nabyo dukeneye kugira ute kumenya. Turabakunda cyane. Uwiteka Imana abane namwe mu byo mukora byose. Turabakunda.